kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 24 z'ukwa gatatu umwaka wa 2025, kuwa mbere, iragira iti kuki wicwa n'inzara kandi iwanyu basigaza. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turimbane indirimbo ya 284 yo mu gitabo cyo gushimisha, agira iti hari intama urwenda n'icyenda. Niturongera dusome ijambo ry'Imana.
uyu muririmbyi arimba neza cyane bene data, asoza avuga ngo umva ngiryo ijwi rirangira ry'uwo mwungeri mwiza, ati mbonye iyo najimije nimunezerwe mwese, nuko ngo abamarayika bose bavuza impundu banezerewe. Amena. Reka dusome ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza ku bwanditswe na Luka ibice ni 15, duhere ku murongo wa 11 bigeze ku 32, murongo wa 11 kugeza ku 32 haravuga ngo umugani w'umwana w'ikirara. Kandi arabwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri, umuhererezi abwira se ati data mpa umugabane w'ibintu unkwiriye, nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe, abimaze byose inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube, yifuza guhazwa n'ibyo izo ngurube zaryaga, ariko ntagira ubimuha. Nuko yisubiyeho aribwira 17, nuko yisubiyemo aribwira ati abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire ni data, nacumuye kuyo mu ijuru no maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpakambe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure se aramubona, aramubabarira, arirukanka aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati data, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati mwihute muzane vuba umwenda uruta yindi, mwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, baca umugani ngo umwana avuna umuheha kongerwa undi. Umugani urebwa n'umwana wabyawe bikurikije amategeko cyangwa se wemewe n'ababyeyi be. Umwana uri hirya y'abashakanye cyangwa se umwana uri hagati y'abashakanye, iyo yangije ibintu runaka akenshi akunda kugirirwa imbabazi. Mu gihe umwana utarabyaye n'abo babyeyi, iyo agize ibyo yangiza, kenshi ababyeyi be nibo bakunda kubiriha. Rero uyu mwana nawe amaze kubona igihe kigeze ahari cy'ubugimbi, yarageze mu gihe cyo gukura, arangije abwira se ati mpa ibyanjye nigendere. Niko kugenda, ise amuha umugabane we cyangwa se iminani ye, aragenda arayayisha, ayikoresha ibyo ashaka byose, arayibyinira, ayikoreramo ibyaha bitandukanye. Ariko birangira iyo migabane ayirangije, nuko ubukene buramutera, ibibazo biramutera, atangira kujya ashakisha uko yabaho, biramugora. Igihe ubwo aza gusaba n'akazi ko kuragira ingurube, ndetse atangira no kwifuza ibiryo byazo. Ariko nyuma inzara imaze kumutsinda, imaze kumumera nabi, arangije yigira inama zikurikira. Arisuzuma asanga yarakosheje, iwabo ntacyo yahaburanye. Nuko arangije afata icyemezo cya kigabo cyo gutaha kujya gusaba imbabazi umubyeyi we yamuhemukiye, kubwira se ko aho gukomeza kuruhira mu gasozi ko ibyiza yamwambura kuba umwana we, ahubwo agashaka akamugira umugaragu we.
rero se amaze kubona ko umwana we yaciye bugufi, nawe yatekereje ibi bikurikira agomba kumukorera. Se yaramubabariye, akimukubita amaso ise amwambura imyenda mibi, amwambika umwenda uruta iyindi, arangije amwandika impeta ku rutoki, bisobanuye ko yongeye kumuha ubutware kandi amwegurira byose. Ise yamukoreye umunsi mukuru, amubagira ibibyibushye ikimasa. Rero isomo twakuramo hano, Imana Data ni nziza, Imana ni nziza. Ibyiza izatugirira, izi byiza izatugira si bibi iyo duteshutse inzira. Agakiza niwo munani wacu bene data, iyo tugapfushijwe ubusa tukakajya hirya tukakareka, ariko iyo dusubije umutima impembero tukihana, aratubabarira kandi akadukorera umunsi mukuru. Impamvu yo guheranwa n'ibyaha dukwiye kugaruka, kuko iwacu byose birahari, amahoro arahari, ibyishimo birahari n'ibindi. Ijambo ry'Imana idufashe kandi tugire neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Mana yacu nziza, turagushimiye ko wawe byose bihari. Tubabarire aho twataye umurongo, turasagarutse kugira ngo wongere utwemere, utwakire mu bana bawe. Urakoze Data, urakarama, bana natwe mu byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze, amen. Mwari kumwe nanone uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gafombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Bifuje kugira intangiriro nziza y'icyumweru n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.